Aya mavuta afasha umwana wawe ko uruhu rwe rutakuma cyangwa ngo usange amavuta yanze kumufata. Ikindi, niba ufite umwana ukunda kwishimagura, aya mavuta yamufasha. Niba uri n'umuntu mukuru cyangwa ufite umwana ufite eczema, aya mavuta nabwo yayakoresha. Ni byinshi, ni akamaro kanini ano mavuta afite, kuko ushobora kuyakoresha ku mubiri cyangwa ukanayakoresha mu musatsi nta kibazo. Ikaze kuri wowe wamaze kudukurikira hano. Ubaye utari wanabikora nawe wakanda hariya kuri subscribe, ubundi ibiganiro nk'ibi ntibikajye bigucika. Bereke ukuntu wakorera umwana wawe amavuta niba andi asanzwe ukoresha cyangwa umugurira amavuta nawe ugira icyo amumarira. Nk'ibisanzwe ugomba kuba ufite gloves zigufasha kugira ngo ube wizeye isuku y'ibyo uri gutunganya. Warangiza aha bafite alcohol yanjye, wayireba muri farumasi hamwe n'aka kantu kanjye karamfasha gukora spray, gasukamo ya alcohol. Tugiye gusanitayizinga ibi bintu byose biri hano kugira ngo bibe bifite agasuku. Tugiye kubanza muri amasuku y'utu tuntu twose turi hano, nze kuba nizeye neza isuku yabyo ko nta myanda irimo. Koresha sanitayiza. Buri kimwe urakoresha ugomba kugisanitayizinga. Ikindi turakoresha ni kano kantu. Ubwo nyine warangiza guhanagura, igikurikiyeho tugiye gupima ibintu byacu. Noneho igikurikiraho ni umunzani wacu, tugatangira nayo tugapima ibintu tugiye gukoresha. Kumenya ibipimo neza by'ibintu ufite, ibyiza wakuzuza muri utu ducupa twawe, wakuzuzamo amazi ugashyira ku munzani ukamenya ngo bifite kangahe. Wamara kumenya utu tuntu twawe dufite kangahe, dupima grame zingahe nyine kugira ngo kuzure byafata grame zingahe. Icyo ukora ni ukuhita utangira noneho gupima kuzuza utu dukombe twawe. Ikintu nkurikizaho ni kwambara izindi gloves kugira ngo zimwe za mbere zari ziriho imyanda bidishwa neza ko ibintu ndi gukorera umwana bitari kwangirika, bitari kuzamo amamikorobe. Noneho hano mfite shea butter yanjye. Mfite shea butter niyo ngiye gukoresha. Ndapima gramu. Utu twombi ni 200 gramu. Ni ukuvuga shea butter yawe igomba kuba ari 80% y'ibintu byose uraza gukoresha. Utaza gupima ubwo 200 gramu, ubwo 180 amagaramu ndi buze gukoresha shea butter. Then ndakoresha n'aya
izi baby oil niyo ndaza gukoresha, ni izo ingredient gusa ngewe ndaza gukoresha nta bindi. Urabona ko hano bahita bakwereka amagarame y'iki kintu ndi bukoreremo, uhita ushira kuri 0 kugira ngo haze kubara amagarama y'ishia butter. Bavuze ko turakoresha 180. Ubaye ufite shea butter, babwira abantu muri comment bakazaguhahira, kuko shea butter mu Rwanda kuyibona bisaba ngo uzenguruke. Iyi ngiyi yanditseho ko ari amagarama 300, ariko ndabona hasigayemo gake cyane katanapima 50, kandi kari agacupa kuzuye. Reba akantu gasigayemo, kandi byitwa ngo amagarama 300, wagira ngo yabariyemo n'igikombe. Urabona ko ibaye myinshi, ndagabanya muri 6. Yuzuye noneho ndandebera 180 hano, reba akantu gasigayemo, nta kintu kirimo. Kugira ngo byuzure 200, nababwiye ko ngenda akoresha aya mavuta y'abana. Tugiye gushiraho ubwo 20. Haraburaho rimwe. Magana 200 ikaba iruzuye. Noneho tugiye kuvanga ibi bintu byacu. Tugiye kubivanga. Udafite kano kantu wakoresha kano, bikora kimwe.
ko bata yacu imaze kuboneka. Igikurikiyeho ni ukushyira muri tuno ducupa. Natwo reka mbanze sanitayizinge. Tuno ducupa tuba twaravuyemo amavuta nkagenda mubika, ntabwo njya nujugunya kuko mba nzadukenera. Mirongo icyenda n'icyenda ntabwo ari bibi. Impamvu nkunda spatula ni uko imanura ikuramo utu tuntu twose tukagira. Ikindi wakwirinda gukorera mu kintu kitari idongo, ikintu gikozwe mu isafuriya ntabwo byavamo, ishobora kwivanga n'ibi bintu wakoze, tuvungukira twayo, ariko idongo ntabibi. Ni gatanu. Kandi urabona biba byashize, ubanza biba byagendeye kuri kariya kantu tuba twakoresheje hamwe n'ibi bikoresho. Ubundi tugapfundikira ibintu byacu. Kugira ngo batazatwitiranya lebozi asigaranye. Ubutaha nzabereka ukuntu wakora amavuta akuza umusatsi w'umwana. Urabona ko videwo ihari, nzabibereka ukuntu imisatsi y'umwana wayikuza niba ufite umwana imisatsi ye ukaba ubona idakura neza.
wibuke ukanda kuri subscribe kugira ngo ikiganiro nk'iki kitazagucika. Ngira ngo murabibonye ko nta mayobera arimo, nawe wayakora rwose. Ubutaha nzabereka ukuntu wakora amavuta y'umwana yo mu musatsi. Niba ufite umwana imisatsi yiwe itagikura, iyi video rwose ntuzabure kuyireba. Naho ubutaha wibuke kudukurikirana kugira ngo ibiganiro nk'ibi ntibikajye bigucika.